nubwo abantu benshi bapfuye hapfuye abantu benshi cyane yatangiye ku itariki 7 nyirizina mu ijoro ryo ku itariki 10 rishyira ku itariki 11 inkotanyi zari zageze ijabana ariko iminsi yadukomereye cyane twebwe hariya ni ku itariki 9 cyane itariki 9 urumva 7 batangiye bamwe bagihuzagurika 8 batangira kwishyira hamwe 9 ari abahungiye mu kiliziya abantu bahishe mu ngo byose bamaze kumenya nibwo bishe abantu uwo munsi bose hafi ya bose ku itariki 10 habayeho noneho gushakisha n'abandi bafasha amaliste bakagenda bareba kwa kanaka dufite hari abasigaye ababigenze gutya ndaguha urugero nko ku itariki 10 murumuna wa Rando yitwaga Karangwa mu bantu bapfuye ntawe babonye mu gitondo kare ku itariki 10 ndumva byari ku cyumweru bafashe amamikro barahamagara bati mu bantu batari baboneka Karangwa ntawe urimo abantu b'abagabo bose bari bapfuye mu zindi ngo bagenda bareba abana hari abana 10 twishe 6 cyangwa ibintu nk'ibyo ariko uwo mupapa ntabwo yari yabonetse baramushakishije bya bindi bombeye insina zose bajya mu mashyamba barombera abaturage bose basohoka mu ngo ntabwo rukombera no gutemagura urakoze bazana imbwa noneho bakajya bahagarara hejuru ku musozi abandi bakagarara hepfo zikamanuka imbwa zikoze umurongo zimanuka zihunahuna zivumbura abantu niho baboneye uwo Karangwa bamusanga ku mugezi wa Karuruma ahantu uturuka hejuru za Mbogo ku mugezi niho yishe muri ibyo bihuru niho bamukuye n'abandi benshi icyo gihe bari bagerageje kurokoka naho bapfiriye ngewe imbwa zanciyeho sinavumbuka nuko musa nk'uwambutse iryo joro rero inkotanyi zaraye muri Jabana mu gitondo zibyuka zakwiriye ahantu hose ariko zisa nk'izisubira inyuma nanone batangira kurasana n'abo kwa Habyarimana nge ntabwo nari namenye ko zanahageze nahise zatangiye kurasana 11 mva mu gihuru n'uwo mwana nari impetse n'undi wari wahongeye iwacu kwa data wacu nawe witwa Steven twari turi kumwe mu gihuru tuvamo turiruka ariko tutazi ngo ntabwo wamenyaga ngo rajya twikubise mu bahunga nuko twikubise mu bahunga turarorongotana zirafata twe turongera dusubira za Mbogo turazenguruka dusubira Mbogo ariko umuntu wari waduhishe akoresha ko ashobora dusubiza mu nkotanyi tuba tugiye mu nkotanyi zitujyana ibyumba ariko ubuzima noneho umuntu yabonaga ko arokotse ariko ubuzima ntabwo kubera ko narirebaga nkabona ni ngewe n'umwana mpetse na Steven famille yanjye yose tureke iwacu mu rugo kwa badatacu bose nta muntu umwe nabonaga tugiye ibyumba tugeze ibyumba baradufasha dushyize muri orphelin umuntu yumvaga ubuzima ntabwo pe ngewe nasaga nkaho ndi mukuru kuko no kujya muri orphelin ni nk'impuwe bangiriye ariko ubwo mpunga tugeze mu nkotanyi nahuriyemo n'abandi na musaza wanjye umwe tugeze ibyumba mpura na murumuna wanjye wundi tuvukana hanyuma nabo babazana muri orphelin bageze muri orphelin nkajya ndeba ningiye mukuru ngiye muri orphelin umuntu wanjyanyemo ni Afanda Froza andebye umwana w'umukobwa usigaye muri mu nkambi najyanye abana ngo babatware ambonye yaratwaye n'umuhungu wiri iwacu witwaga Rutayisire cyangwa witwa Rutayisire nari mwishe Rutayisire musuhuje Afanda Froza aravuga ati se uriya mwana niwe uzanyabati cyane none se wagiye ati ntaho nyine atanze abana ko atakibashoboye hanyuma basubiye mu nkambi nibwo rero Afanda Froza yangiriye impuwe aramfata kuko bafataga abana bato cyane bashobora gupfa kurwara bwaki ibintu nk'ibyo njya muri orphelin ngiye ndi mukuru mpageze nkakujya ntekereza nk'umuntu mukuru bose ubu finalement bino bintu bizarangira biti tuzaguma tube hano n'aba bana numva nyine biranshanze byumba baje ku Kigali yavuyemo tuza gutaha abantu barataha twe dusigara ibyumba kubw'amahirwe nsanga hari data wacu warokotse abantu baramubwira ko hari abana babo bari ibyumba azaje kutureba atuvana muri orphelin mu buzima bukakaye tugiye iwe dusanga hari n'abandi bana yagiye abona
twinjiye mu rugo iwe turi abana 9. Abana 9 bavuye mu miryango itandukanye, uko yabonaga umwana nyine yaramuzanaga. Hanyuma we yari umujene bari kuko yari yarongoye 9 gatatu. Yego. Babyaye hagati muri jenoside bahunga, bari bafite agahinja gato. Twinjira turi abana 9 mu buzima bukomeye, nta kintu nawe afite, natwe nta kintu byaba iby'ababyeyi, nta kintu na kimwe cyagisigaye kuko twebwe hariya mu murenge wa Jabana niho mvuka na famille yanjye yose bose barabasenyeye. Barabica basigara mbega ari nta kintu. Dutangira ubuzima bukakaye bw'ibikomere, buri muntu wese bitandukanye. Yari umudamu we nawe yari umurescape w'Ibutare, n'umurescape w'Ibutare, nawe afite ibikomere byo, we famille yose yari yaranarangiye. Dutangira nta cyizere. Ariko leta iyo Kabyara yadufashije, itangira ihereye ku mashuri. Tuva mu ngo tujya kwiga. Urumva mu by'ukuri gufata abana 9 abari binjiye bose usibye abana 2, abandi bose bagomba kujya mu ishuri. Yego. Ntaho yari bukura amafaranga ko ntiyanakoraga. Hanyuma twize rero kuri frais z'igihugu, turiga turarangiza. Ubu rwose kugeza uyu munsi bose bararangije, baranashatse bose, ndetse baranabyaye. Yego. Hanyuma ubwo noneho mu buryo bw'ishusho rusange, Perezida Theogene, nko mu munota umwe ubaye ukoresheje neza, utubwire nyuma y'imyaka 32 warakoze jenoside yakorewe Abatutsi muri Gasabo. Iyi myaka ivuze iki kuri we? Ariyubaka ate? Kubera ko turibuka twiyubaka. Mu munota nk'umwe kugira ngo dusoze. Iyi myaka 32 jenoside ihagaritswe,